Unawabwira ko tunapendana sana. Sana KEYZ. KEYZ. Jena rimora. Ya. Nako KEYZ inshuti yanje. Ose ko niba wayura naho boss Stone atagabura. Stone ubona we asa n'umuntu ugabura wagira ngo ni ibibazo wa mugabo burano ukabona inzu nziza ugire ngo buri abantu hino tuyibayemo tubayeho neza ni bimwe bavuga ngo inzu nziza n'icyo yiririyemo yego cyane nurise rero umuvandimwe nize utagenzwa n'ibiryo utari wakomeza nta cyayi gihari nta biryo uyu munsi ndi bugutungure nta biryo ndi bukwake cyangwa ibintu by'ibyayi ukomera cyane buroro nakumva yego rero umuvandimwe ukuntu ibintu bimeze narinje hano urabizi twaturukanye kuri Rusizi urabizi ni kugera i Kigali yego tugeze i Kigali mbona akazi ka mbere ndakwigomwe uragakora nubwo bakwirukanye kubera imyitwarire mibi si ngombwa ngo nyutse ko ndumuvantara wansaba icyo usaba ariko ako kantu ko kunyutsa ko ndumuvantara sikeza rero naciye left and right mbise nkubita mbanguranya santere ukuntu ibintu bimeze muvane murabizi yego nubwo nagiraga ibintu byira nagira n'ibintu byira ndabizi cyane mfite akana dukunda kandi urabizi boss wanjye ukajyana urabizi nkora mu rugo rw'ubufu urabizi nshaka unize inzu icyumba ushaka ngo utize inzu isahimo yo gusambaniramo ubutize inzu uzane mu mukobwa musambaniremo wenda twashaka uko tubyita cyangwa tugashaka uko tubiha ubugororangingo kutari ugusambana nituvuge ngo gusambana none ukavuga ngo kuganira biri prolonge nta kibazo nakubeshye ntago nakwima inzu ariko nyine niyo mpamvu mwita KEYZ uretse urahiye kuko nanjye sheri wanjye agiye kunsura rero KEYZ urabizi ko kuva na kera abantu baragabiranaga ukumva umuntu yahaye undi umudugudu wose ukumva umuntu ngo yahaye undi inka 800 umuvandimwe wigomwe urabizi n'umuntu ubusambanyi buhoramo wigomwe umunsi umwe naganira na sheri banza wumve nakubeshye burara umuvandimwe Smile yego KEYZ umukobwa ugiye kuza kundeba nika kanajyaga nkubwira nyine nayo byaga nkiri iwacu yego ndamukumbuye kurushwa nkumbuye ikintu cyose nta kintu na kimwe cyatuma tudahura nanzungu waje wanyu ujye wubaka mujye mu ikindi gihe kandi burana ikindi kintu ugomba kujya ureka gusabiriza si byiza umuvandimwe rero umuvandimwe urabizi waherewe ubuntu ukora muri urugo iyi nzu si yawe kumbwa ngo ndi gusabiriza nawe urabizi ko hano isaha n'isaha wahava naba nanagusimbura akanya sinagusora cyangwa kurenza igipangu bishaza yabyemera rero ukuntu ibintu bimeze umuvandimwe nanjye nakubeshya nari maze imyaka 8 n'amezi 7 n'iminsi 22 tudahura wambabare tugahura reba nkwereke yego nta kibazo ngiye kubatiza icyumba kimwe nakunda batiza muri salo ariko muvandimwe yego ndabatiza muri salo muvandimwe ikindi kintu tugiye gukora uretse ikindi kintu tugiye gukora tutari kwibagirwa muri salo mbatije nta kwamena amazi ngira ngo tuze kubahana tugendane ku arimo tapi tugendane ku murongo ndahamena amazi hari robine uvuze ko ugiye kuzana iki ngiye kuzana sheri mukunzi umwana nari nkumbuye cyane urukundo rwanjye rw'ibintu nibyo rero nakubwiraga sinzi ari igihe mbona abantu nkabatiza nk'icyumba ugasanga matera yuzeho amazi sinzi nimba bayigira dushe nicyo nashaka kubwira uze kwirinda dore ziriya n'intebe za bosi yego kuvuga n'inyonze byo ndabimenyerere reka nyaruke nara muzana nanjye wagera abageze hano Mon chéri, welcome. KEYZ usikizi meze neza. Anzi ko ari sheri wanje wageze ariko kamubaza ikibazo kimwe. Yego. Hari umunsi numwe. Yego. Uzakugiraho amahirwe. Nose muvana ahubwo reka nanjye ngubaza ikibazo kimwe. Nago mvuye hano twumvikanye yuko njya kuzana. Turabyumvikanye nanjye sheri wanje arahamagara ambye ati ngeze ku muryango ni mpamvu ari nanjye nari ndi kukumenyesha ngo sheri arambwiye ngo ageze hano hafi nanjye namuga ati ndi hano hafi no ku gipangu kiwanje kari kiwanje ariko ugomba kwihara kiwanje namurangiye kiwanje ubagiye kwagira umubwira imibare se 552 nanjye sheri wanje misimo amugara namuga ati nugera ku gipangu cya 552 kumange yego ikintu cyo namaze kubona iyi muri Kigali sheri utamucunze baramugutwara da kuri muvandimwe n'ubwa mbere nabaho nakitwa Smile
nagira amahirwe nagira umugisha dore cyananyobesha ariko cyadanje nanjye muvandimwe buriya nagize amahirwe ngira umukunzi yego ni mwiza uwo mukobwa yego muri Kigali umwe mu beza umwe niyo mpamvu ngira ngo ninza naza kuza muri salo muze kugabanya urusaku ni ukuri rwose no kwitwararika reka nanjye umuntu nzanye n'umwe mu beza wari butwara na Miss Rwanda batayihagarika niyo mpamvu muri iyi minsi rero nimba ufite umukobwa ufite icyana cy'ubukunda yikurwa akazi gukoranye kugira ngo asure buriya byamvunnye nimba nanjye mufatishije buriya nawe ngomba kumufata abana reka mbwize ukuri buriya gukundana n'umuboyi bisaba gukundana n'umuboyi gukundwa n'umukobwa mwiza w'ikizubazuba nk'uko uri kumumbwira uri umuboyi bisaba agatuza bisaba n'amagambo menshi ikibazo kabisa uwo ni umugore wanjye muvandimwe umugore wanjye bw'ubungeri bwageze ahubwo ndebe mumbede nta kibazo rwose nari ngukumbuye Sando uri hano bari ukora iki hano ahubwo wenda kubaza ngo kuva rya rukundana na KEYZ uretse gato njye ubyibuke neza muvandimwe nkubwira shira wanjye namukubwiye uko ateye ndakubwira ati ni inzobe urumva witangira no kubona umukobwa mwiza ngo utangire kumwitirira ubwo n'ubugoryi ni nawe witwa Sando yitwa Kararalise ako KEYZ yego KEYZ mwamagaye kanga ntabwo twavanye urusizi wanjije none niba twaravanyeyo ni gute umwana niterete guhera mu bwana ushaka kumwita sheri wawe subwo nko hagati aho ngaho murimo murapfa iki mwese ngo turapfa iki ariko Sando ni iki wamburanye ku buryo gukunda aka gace akazampaye iki ari wowe ntacyo umariye ari nawe ntacyo umariye mwese mu mamahoro uranabyemera ko mukundana bari umbwire ni iki kintu wagiye gushaka kwiyinyatsa umuntu ni iki ni ukuvuga ngo wadukundaga turi babiri cyane muri make warebye ujya kunendeka nagatendetswe na minisitiri nabwo nkihangana tugahangana akantsinda nkihangana nkatendekwa na perezida nkabyumva unendeka kubaboye umuboyi byose niwe wabinteye iyo kintu kimubaje ni ikintu nese ngende kwibaza ngubu uburi buryo nyine ukajya ibumoso niko bimeze cyane muri make wafate hirya no hino cyane nishimye nunkoreho utanyishyira ikibabaza ni kimwe muri byose ni ukuntu mwese nta kintu mumariye uvuze ngo nta kintu mumariye Sando uvuze ngo ngo nta cyo mari n'uyu nta cyama ahubwo niruhiriza ubwonko bwose kare karama nukumbwiye ntacyo mumariye cyane Kararalise wagihaza we ntabwo uri Sandirina ko duturanye muri Rusizi wa mahero we muturane muturane mwese nta no undi we Sando wabikuye ninde twese muri make warambeshye kubera ko namwe mwambeshaga Sando ni iki genda kubeshya iki wamburanye iki ariko reka mubwire ahubwo sicyo nagusabye wamaye ni yego wenda simfite amafaranga simfite imyenda myiza simfite ibindi ariko naguha urukundo umutima wanjye niyo yanyeretse ntoya kwanza ubwo nyine nimba nta rukundo isohokere witahire reka nigendere urajya hehe wagakuri bite garuka nari nigendere soka nawe wagicewe rwose cyompa n'imbwa z'ibisi turimbwa muri make umbonyemo imbwa nimburi n'imbwa wenda bivuze ko ako iyo birwanya rya n'imbwa ubimbwa ubundi nibaza gukuna ntabwo utira inzu ukabyemera bitagoranye bikarangira amahoro nose ko ugiye ubwo tuvuganye iki rero nagiwa rero buri wagereye kugira nari ngiye kuza kukureba iwanyu nkuko nabikubwiye najyo mbabarira dore niwe izi karitsiye zose uzizi ni uza ahantu haba hari imbeba hari n'ingegera hari n'iki icyo rero ngusaba mbabarira ikintu kimwe ugiye gukora cyonyine urumva shakira icyana aho se KEYZ koko urashaka icyana urugiye ko mu mama ngewe kuva najya rero kamubwire kuva nagera muri iyi karitsiye murantereta ejo bundi baze ko nateretse umukobwa namugeza mu rugo ngasanga tumukunda turi babiri mbega umujema twaturi kuri tumuyubije nyine ubwo yafashe no kuvuga ngo uri imbwa yafashe nindi kugira ngo byuzure nge nukuvuga nge ndi imbwa yafashe nindi urashaka icyana nukuvuga turi kuntuka oya ntago ndi kugutuka sidiru turimo ariko rero ujye ukunda ukuri reka dukine iyo ukuri se ndi imbwa wahenewe uranyita imbwa
ubu turebye ko nukarakazwe n'ubusine wowe ushaka icyana cyangwa ni ndagishaka cyangwa ni bya bindi kandi nyishaka kano kanya ngiye kujya mu rugo nimba ugifite genda ukiyobye ariko nagiwa rero kankubwira ikibazo cyawe ubura abantu baba nagiwa nimwe abantu mudakora diri ngo zicemo nkawe uri nagiwa nozi abantu bose bo muri no mudugudu wakambwa ati nyifite icyana mfite umumama mfite umufiyemere ako nagiwa bite byawe ahubwo wowe urashaka iye type y'icyana genda shaka umukobwa mwiza rwose mbabarira genda wowe icyo ugiye gukora genda muri quartier ndebere umwana mwiza icyo mpfa ni komisiyo komisiyo urayisa ariko nagiwa wabuze iki mfasha gutya KEYZ utanyinisha ngiye kumuza yego ndagusanga iwawe sawa ndagukinisha turangana abantu baza bakomanga ari uko umuntu atangiye kurya KEYZ musha rajyo meze gute ni sawa wari uri kurya dore ibiryo bihiye ibi nibyo biryo ahubwo byanyabyo uranajyo ndagukunda nigera rata mukundwa nansuhuze neza oya mbere yo gusuzanya komisiyo yanyu nikomereze komisiyo yawe ntabarira umwanya niki arwana mugani buriya n'ubundi uzi ko umwanya tumaranye ubaze ko ndabana ubundi ndangije akambira kuko n'ubundi mba niruka umukobwa naje no kungura shiramo nimero bimeze gute serata meze neza twarakaye kandi ishimishije harya nangana komisiyo ya 50 kuko nzaniye umugore se n'ubuko wabukoresheje oya nese urabona ko nese ndaguye 5,000 kandi urabura nabyo ko naje muteruye okay kugira ngo adakomereka ubwo nari bwo nayo nashaka oya nganga yashyiraho nacyo komeza ibyo delivery wayisuje sana hari akorana ukajya wifata nkaho uje wagira uje kureba inuza uje kureba umuyede cyangwa umufundo hangu ushobora kwisanzura ngo umuntu anagire none se bimeze akantu gute ushaka kwirakaza wivumbura neza ubu wivumbuye nta n'ikintu turanavugana wari ubusozi icyo narindi kurya narindi kurya ifi ubuze nimba utagiye irye se nakugura n'inkoko ko mbona utishimye rega urangiye kangubwira ngiye ikintu cyose kibaho cyo kubakobwa urabona iki gipangu nyubaka target yanjye kwari kuvuga ati ese umugore naza zinjiramo gute avuga ati ese umugore nzamufata gute cyo tugiye kuraho rero kwinjira kuganiramo imbere sibyo byiza se nta n'abantu baturega aba uzi ko n'abantu bareba ngo abaturanyi baza kudufotora ni wabasimbuka Sumaye bitese usa bite kutansuhuza dore cyane nakubwira ngo tugiye kurya wa batatu ceceka aho ngaho ndenje kureba inzu tugiye kwiherekera KEYZ yego uje kurya mushiki wanjye umamagare kurya mushiki wanjye kureba inzu yo gukodesha ziba nawe agacucu KEYZ wagahinda we wandaya we umamagariye ngo nzisangire nge nawe na mushiki wawe nge nanzi ko ari mushiki wawe bimwanditse mu gahanga se hari imyenda yambaye ndetse ngo ndi mushiki wa Sumayire nge niyobereje cyane ako wagihagariwe ni gute wavuga ngo nago muzi pacento ariko si ubwo komisi ibibazo niyobereje cyane ndavuga tereka nk'umuvandimwe nkwibuke uze dusangire none uje umubita umva vuba mu rugo genda vuba mu rugo uramwirukana bite bya ariko ndamwirukana ibiki KEYZ uzi ko nakuniga bakakumbaza n'ubundi barakubaza kuko wabisoje neza KEYZ yego kuva ryari uryamana na mushiki wanjye ahubwo se kuva ryari nyabyo umukobwa ukamwita mushiki wawe kuko nge sinari mbizi kugeza na kano kanya ubu ngubu ndacyafite n'amagara mushiki wawe nguriya mukurikira undeke mukurikire uzi ko ushobora gukurikira Sonya bingi ikuzimu umihwe nari nkugire ngo hamagara we kutari wayobya nari mu mamagare akimu sasa reka nkwereke yego n'ubundi biriya byarangiye yagiye yego sasa reka nkwereke ngiye mfite agatekerezo wahamagaye ikindi cyana cyiza gifatika ikindi cyana cyiza gifatika kuko ntabwo nazira ubuso do irareshya hamagara vuba vuba
hamagara nagupfira imbere se cyangwa bakagufunga uzira yuko ahubwo se wakinjiye hano umuntu akayikata ku biti byawe ahubwo ibiti byawe byawe ku muhanda ukomeje kuvuga ibintu bijyanye n'ubusambanyi kandi tugiye kubukora mwibanga umva rero nyimara kubona ko ari mushiki wawe mbabare sinari mbizi ariko nari nakoze backup nayobeje umugore wa Murundi oye uvuze ngo uvuye Murundi nzi mon bébé Murundi uzi Murundi se nyine ushaka kumenya muhamagare nde muhamagare nde singuyu se dore njye ntago wabura kugira ikintu ukora bigana kabisa so namubona iki wayobeje umugore w'umugabo umaze imyaka 4 babana nawe uri ikigori kubana no kuyoba bihurira imyaka 4 no kuba nakuyobya duhuye bwa mbere bihurira erega ikibazo si ukuba wamuyobeje yego nanjye pe numvaga nakabikoze ariko ikibazo ahantu kiri ikibazo kiri nyimara kumva umbwiye ngo ubonye umwana tugiye gutama nahise nanjye mamagara Murundi ndamuga ngo tugiye kumutama icyana cyane nabaze yirire wahamagaye Murundi ngo aze dusangire selection usibye ko umuntu aba yarihanganye kenshi umuntu agatanga bavuga ngo kera nk'umuntu agifite ibisazi nk'ibi ngibi nahita abizika bikanura ariko rwose sinzi uyu mushefu ko yitwaje imbunda agiye mu rugamba witwaje imbunda shefu uyu muntu ninde muri kumwe ubundi kera nkiri umurakari nahita ndasa mu mutwe byose bura no gukanda imbarutso ikibuga zikava mu nzu bimeze bite wowe ahangaha n'abangaba Murundi rero kamubwiza ukuri rwose kukuri kwa kundi bavuga ngo kwambaye ubusa yewe sindimo hano muri Kenya uretse gato ariko tukira aho ngaho wenda uyu mugabo we namumenye yuko w'igikara ariko uyu nguyu ufite uruhara sinda namasoso cyane uruhara sindamumenye ibyo navugaga imbunda wabishyize ku ruhande buriya imbunda abana gukubitana singe ikintu gihari umwarimu ugiye kunsamuza ku mugore wanjye wowe ikintu gihari kano kanya ugiye gupfa mureba